mwami ubwo buntu data ariko bwatumye tukamenya data tukamenya uwo ari we kugira ngo duhindurirwe gusa nawe kuko burya ntiwasa n'utazi ariko kubera ko twebwe twabashije kumenya iby'ubuntu bwawe nicyo gituma duhindurirwa uko bwije nuko bukeye gusa nawe ndagushimira ku bw'aka gakiza waduhaye uduhereye ubuntu muri Kristo Yesu aka gakiza ni benshi bari bagategereje ngo basokuruza bacu bari bagategereje noneho witwaga Baraki we yabirebye arareba aravuga ngo dore ngo ndamureba ngo amaso yanjye aramureba ngo ariko subu ngo ndamwitegereza ari bugufi ariko icyo gihe yabirebaga ntago yigeze abibasha kubisingira ariko twebwe turagushimye data turagushimye kuko twabiherewe ubuntu ni twebwe turi kugendera muri aka gakiza ni twebwe turi kukagenderamo mu gihe abari bagategereje banagahanuye bakanditseho batigeze bakabona ndagushimiye Yesu ndagushimiye izina ryawe rihabwa icyubahiro ngushimiye urukundo rwawe data urwo wadukunze twebwe abari kurimbuka ubwo ni utategereje ko tubanza kugira neza ko tubanza gusa neza ko tubanza kwiyeza ngo duhanagurwe ibyaha byose ahubwo urukundo rwawe rwinshi rwari ruri rukuzuye utwoherereza Kristo ngadupfire ariko umusaraba umaze ayihereza amahanga yose natwe duhinduka abana ngo amahanga yose ubwo tutari ubwoko twari abanyamahanga ariko ku musaraba aho yavugaga ngo birarangiye natwe bariho twuzurirwa n'Imana natwe duhinduka ubwoko bw'Imana tuba abana b'Imana tubiheshejwe n'uwo ngo wapfuye rimwe uwo watambye rimwe gusa ngo bibe bihagije icyubahiro n'ikibi cyawe mu ijuru no mu isi ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza rivugirwa kuri platform abana bawe bakomeje gukura uko bwije nuko bukeye ndagushimiye data kubwo abasha gukura tukabasha kumenya neza iby'ubuntu bwawe bwinshi uko buri tukabasha kumenya ingano y'ubwinshi mwami bw'ubuntu bwawe waduhereye ubuntu tukabasha kumenya neza abo turibo izina ryawe rishimwe ndagushimye rero data kudahwema kuvugana natwe kudahwema kutubwira kudahwema kuduhugura no kutwigisha binyuze mu bana bawe banyura hano hantu bavuga ijambo ryawe izina ryawe rihimbazwe ndagushimye data rero ko tugiye kumva ijambo ryawe kuko ijambo ryawe mwami ni umutsima kandi udutera imbaraga ndagushimiye ko tugiye kubyumva kandi tukanezererwa izina ryawe rihimbazwe mu izina rya Yesu urakoze amen Imana ishimwe cyane haleluya haleluya amen 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 umunsi wawe igihe kigeze uzuye impuhwe n'urukundo rwinshi wasize ubwiza wari ufite mu ijuru waje mu isi ubyarwa n'umugore intego yawe yari ukudukiza umwijima n'urupfu rw'iteka amaraso yawe twejejwe ibyaha byacu imibyimba yawe twakizwe indwara amen amen Imana ishimwe cyane amen amen nubwo ijwi ryanjye atari ryiza ariko nzi kuririmba ubwo naho ngaho nyine akora iri ntego ye karangiriye aho ngaho turashima Imana rero byumweru byinshi hafi ukwezi ndakeka ari ukwezi kose tumaze turi kwiga gusenga hey oh my goodness gusenga twabonye ko ari bwo buzima bwacu ariko nkuko mwabonye kuri flyer kugira ngo twige ijambo ryo kuvuga gusenga mu gusenga twabonye ko gusenga ari kuganira na data gusenga iyo ni ugusabana na data kandi iyo turi gusabana na data cyangwa se turi kuganira na data turavugana wakatwumva so nge nashatse kugira ngo twige noneho kumva data mu gihe noneho turimo gusenga twumva data kubera ko iyo turi gusabana uwo turi gusabana nawe uwo turimo gusabana nawe tukabasha nawe kumwumva kuko tuba turimo kumubwira ntago ari kuza gusa tukamutura ibyacu tukamubwira twarangiza tukigendera ntago ariko bimeze muri presence y'Imana aho tuba turi Imana iratwumva kandi natwe ikatubwira natwe tukayumva Imana ishimwe cyane ndaza rero kwifashisha uyu munsi igitabo cya Samuel wa mbere igice cya 3 turasoma duhereye ku murongo wa mbere mu gice cya 3 cya Samuel
umurongo wa mbere n'uwa kabiri okay umuntu uri buze kudropinga kugira ngo bize kufasha turasoma igice cya gatatu umurongo wa mbere aravuga ngo First Samuel chapter 3 verses 1 Imana ihishurira Samweli ibiza ba ya Eli. Ibi ngibi ni heading ni heading ni nka commentary umuntu atera ya umwanditsi yateye, ariko umurongo wa mbere uravuga ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Imana ihabwa icyubahiro. Umurongo wa mbere haravuga ngo and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of God was precious. In those days there was no open vision. Muri icyo gihe ngo muri iyo minsi ijambo ry'Imana ngo ryari ingume, ngo nta kwereka kwari kweruye. Ngicyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe. Ahangaha mu gice cya mbere iri jambo ririmo kutwereka ukuntu ngo kera mu isezerano rya kera ijambo ry'Imana ntabwo ryapfaga kuboneka. Ntabwo abantu bose ariko bumvaga ijambo ry'Imana, ntabwo abantu bose bapfaga kumva ijambo ry'Imana, kubera ko bategerezaga ko hagira umuntu habaga hari umuntu specifically ugomba kumva ijambo ry'Imana yarangiza akaribwira abandi, akababwira icyo Imana yamutumye kubwira abantu. Aha ho n'ubwoko bwa Israel turi buvuge, kubera ko nibwo Imana yavuganaga nabo. Ugasanga bategereje ko hari umuhanuzi uri buze, umuhanuzi uzaza Imana izabwira, yarangiza agatwara message ku bantu, ikamubwira icyo igomba kumubwira, ngo yarangiza akaba ari cyo ajyana. Imana ishimwe cyane. Noneho byamana afataga nk'igihe kirekire cyo kugira ngo Imana ivuge. Ntago bo bazaga direct ngo baje kubwira Imana ngiti basubiza. No, Imana yo niyo yagenaga igihe cyo kubabwira, kandi ntago yabwiraga abantu bose, yabwiraga umuntu. Imana ishimwe cyane. Turashimana ko twebwe iryo jambo ry'Imana twarihawe. Imana ihabwa icyubahiro. Twebwe ntago tugitegereza ko tubanza gutegereza ko umuhanuzi kuba Makararisa ari bujye mu mwuka ngakaba akatubwira kugira ngo tubashe kumva icyo Imana ivuze. Ntago dutegereza nawe kandi atavuga ati ndi kumva Imana nta kiri kuvuga. Yavuga ngo nta kiri kuvuga. Ni hande abantu abo ngo batabakoranga ikintu ngo bitango gucanira umuhanuzi ngo kugira ngo avuge. No, ubu ntago ariko bimeze, kubera ko igihe yabaga atari kumva ijwi ry'Imana uko nyine Imana yabaga itavuganye nawe. Ntago Imana nyine ubwo yabaga yavuze. Yagombaga gutegereza igihe Imana izamubwirira ikamuha message yo gutwara abantu. Rebye abahanuzi ba Ezekiel bande kuntu byagenda, bategerezaga ko Imana ibisangira. Ntago bagendaga ngo bagiye gushaka Imana, ntago bigeraga bagenda ngo reka tujye gushaka Imana ivugane natwe, kuko bo barategereza. Ariko twebwe ijambo ry'Imana, iryo jambo twararihawe. Imana ihabwa icyubahiro. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere ku murongo wa mbere haravuga ngo, ku murongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo riratubwiye ngo muri iyi minsi, urumva muri icyo gihe uko twabisomaga ukuntu Samweli, ukuntu abahanuzi bategereza ko Imana ivugana nabo. Imana yavuganiraga n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi, bagategereza ko umuhanuzi avuga ibyo Imana yamubwiye. None ku murongo wa kabiri avuga ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose. Aka kantu kumve ngo ari we yaremesheje isi. Yesu Kristo niwe wabaye umuragwa wa byose, niwe wabaye umuragwa. Noneho ngo ari nawe yaremesheje isi.
ijambo ry'Imana ko twasubye twabonye ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ariko ibi byose Imana yabiremesheje ijambo ryayo, kuko jambo yari Imana. Yohana niko yabyanditse igice cya mbere ku murongo wa mbere, bivuga ngo jambo yari Imana, yahoranye n'Imana, ngo kandi nta cyaremwe na kimwe kitaremwe na. Bivuga ngo Imana yaremesheje Kristo ibintu byose, Imana ubwayo, kuko Kristo twabonye ko ari we jambo ry'Imana. Hano none iri jambo niryo twebwe dufite uyu munsi, kuko dufite Kristo. Mu gihe bo bategerezaga ko haza, ko twabonye ko byari igishushanyo, byabategerezaga bikanafata igihe kugira ngo bumve Imana, bumve ijambo nyine, bumve Kristo, kuko byari ibishushanyo bya Kristo, wowe tuzabana nawe, tuzajya twumva buri gihe uzaba muri twebwe. Ariko noneho bo byasabaga kugira ngo bategereze umuhanuzi abanze avuge, yumve icyo Imana ivuga, yumve iryo jambo ari we Kristo, kugira ngo abashe kubwira abantu icyo Imana ishaka kugira ngo ibatumeho. Noneho Samweli uyu nguyu ari n'umuhanuzi. Samweli nawe yategerezaga kumva Imana. Samweli yategerezaga nawe kumva Imana kugira ngo abashe kubwira abantu. Ntabwo buri wese yumvaga ijwi ry'Imana. Mu isezerano rya kera buri muntu wese ntabwo yumvaga ijwi ry'Imana. Bategerezaga ko bibanza kunyura mu bahanuzi. Ariko twebwe ngo yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ubwo niyo mpamvu icyo tuvuga ni ijambo rya Kristo, iryo twaherewe ubuntu. Imana ihabwa icyubahiro. Turakomeje ku murongo wa 3, turacyari mu gice cya mbere muri Samweli wa mbere, mu gice cya 3 ku murongo wa 3 haravuga ngo itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka isanduku y'Imana iba. Imana ishimwe cyane. Samweli yabaga imbere y'Imana, kuko mu rusengero niho habaga isanduku y'Imana, the Ark of Covenant. Iyo sanduku y'isezerano y'Imana niho yabaga mu rusengero. Samweli niho yabaga muri make, yabaga imbere y'Imana, yabaga muri presence y'Imana. Imana ishimwe cyane. Samweli we yabaga imbere y'Imana. Cyari igishushanyo cy'uko twebwe tuzaba imbere y'Imana iteka ryose ibana natwe, kubera ko yari inzu. Twabonye ko yari inzu, yari ihema aho Imana, aho isanduku y'isezerano yabaga iri. Muri iryo hema ryari ry'ubutambyi, ariho habamo n'intebe y'ihongerero, ariho yabaga. Bivuga ngo aho ngaho niho Imana yabaga iri, kuko niho bajyaga kuyitambira ibitambo. Niho binjizaganya amaraso bakayajyana aho ngaho, aho bitaga hera cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko uyu Samweli yabaga in the presence of God, yabaga imbere y'Imana, ngo isanduku y'Imana. Bigaragaza ko inzu y'Imana, ubu ngubu inzu y'Imana ntago ikiri. Paulo niwe ari kubwirana, avuga ngo iyo Mana musenga mutayizi niyo twe tubabwira, iyo mutegereza ko mujya gushaka mukabakabye, ariko kandi ubona nubwo iri kure y'umuntu wese, kubera ko iratwegereye cyane. Iyo ngiyo rero ntago ikiba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu. Ibi byose byabaga ari igishushanyo. Ahangaha iyo nzu isanduku y'Imana yabaga, twabonye ko twebwe twahindutse inzu y'Imana. Imibiri yacu yabaye insengero z'umwuka wera, z'umwuka w'Imana uri muri twebwe. Mu gitabo cy'Abefeso, Paulo yandikira Abefeso mu gice cya 2 ku murongo wa 21, reka dusome guhera kuri 19 kugira ngo tubyumve neza. Ku murongo wa 19 aravuga ngo nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Paulo yandikira Abefeso, yabwiraga abanyamahanga n'abayuda ko nta muyuda nta munyamahanga, twese turi umwe muri Kristo. Noneho ku murongo wa 19 navuze ngo ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ahangaha tubona ko ariho Samweli yabaga.
yabaga mu nzu y'Imana kubera ko yari umwana yarazanywe Samweli n'umuhungu wa Hana uw'Imana amuzana mu nzu y'Imana ngo akore umurimo w'Imana aba mu rusengero. None twebwe ntabwo tukiri abashyitsi natwe kuko abenshi bazaga gusura inzu y'Imana uko umwaka utashye niko bazaga imbere y'Imana. Bo bazaga imbere y'Imana uko umwaka utashye baje gutamba ibitambo, ntabwo bazaga buri gihe. None twebwe bari kutubwira ngo noneho ntabwo tukiri babandi b'abashyitsi baza gusura inzu y'Imana bagataha cyangwa basukura, ahubwo twe twabaye ubwoko bumwe n'abera ndetse bo turabo mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 20 yaravuga ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 21 bavuga ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Imana ishimwe. Muri we namwe murubakwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Urabona hari ahantu hagaragara nkaho Samweli yari ari muri iriya nzu, icyo gishushanyo ari nayo isanduku yari iri. Uyu munsi noneho ni twebwe nzu y'Imana, kuko ngo muri twe niho twubakiye kugira ngo tube inzu y'ubwoko bw'Imana, ngo tube inzu yo kubabwamo n'Imana, yo guturwa, tube ubuturo bw'Imana mu mwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko iriya sanduku y'isezerano yagaragazaga Imana iri mu Bisirayeli, Imana iri kumwe nabo, iba mu nzu. Natwe rero Kristo aba muri twebwe, Imana iba muri twebwe, kuko natwe turi insengero. Ni twebwe rero ni twebwe Imana iri muri twebwe nk'uko ijambo ribitubwiye mu mwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Tukirimo gusoma noneho nabyo gwimutse ndaza kwifashisha iki gice cyo mu rwandiko muri Samweli ku murongo wa 4, mu gice cya 3 ku murongo wa 4 haravuga ngo maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Ku murongo wa 5 arirukanka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Imana ishimwe cyane. Hano Uwiteka Samweli yarahana Imana iri, yari muri presence y'Imana ko navuga. He was in the presence of God, ariko ntabwo yarazi kumva ijwi ry'imuhamagaye. Imana imuhamagaye ngo yese yirukanka asanga Samweli, kandi niwe wari uryamye mu rusengero. Hano ntabwo batubwiye ko na Eli yari ari mu rusengero, niwe wari uri mu rusengero ahubwo, kuko yari araha Imana iri, aho isanduku y'isezerano ry'Imana iri. Bivuga ngo we yari arahana Imana iri, ariko ntabwo yari yigeze yumva ijwi, ntabwo yari azi gutandukanya ijwi ry'Imana, kuko yumvaga ko already nta wundi muntu uhari, ari Eli uhari. Ngo arirukanka ajya kureba Eli, aramubwira ngo ndakwitabye kumamagaye. None aramubwira ati ntabwo nguhamagaye, subira kuryama, sinjye uguhamagaye. Kuko ntiyarazi we ijwi rya Eli n'iry'Imana irimo kumuhamagara. Arangije Imana imuhamagaye, arirukanka ajya kugira gute, ajya kureba Eli. Noneho ku murongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye singuhamagaye, subira kuryama. Imagine iyo turi imbere y'Imana, iyo turi muri presence y'Imana, Imana irumva iyo turimo kuyibwira, ariko natwe iratubwira. Hano Imana yo guhamagara Samweli kuko yari imwegereye, yari ari hafi y'aho Imana iri. Iyo twegereye Imana, iyo turi muri presence yayo, iravuga tukabasha kuyumva. Samweli we ntabwo yigeze yumva ijwi ry'uri kumuhamagara, kandi yari ari hafi y'Imana. Ku murongo wa 7 aravuga ngo ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka, rakote bozande, ngo kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Imagine Samweli ntabwo ngo yari yakamenye, ntabwo yari yakamenye Uwiteka. Yabaga mu nzu y'Imana, aba muri presence yayo, ariko ntabwo yari ayizi.
ngo kandi ngo ntabwo yari yakamenye, ntabwo yari yagahishuriwe ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko twebwe twahishuriwe ijambo ry'Imana kari Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Twebwe turi imbere y'Imana, tuba imbere y'Imana, twamaze no guhishurirwa ijambo ry'Imana uwo ari we kari Yesu Kristo ba muri twebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo Samweli ngo ntabwo yari azi Kristo. Muri make ntabwo yari azi Kristo, reka ariko tubivuga. Kuko ntabwo yari azi nyine ijambo ry'Imana. Ngo yari atarahishurirwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rihishura data. Ijambo ry'Imana niryo rihishura data. Kuko Yesu ari kumwe n'abigishwa be yarabwiye ngo ngese arabwiye ngo mwebwe none ntimukiganyira ngo mubaze nginzira ngo kuko ngahonja kuko muzi ahonja. Ngo kuko ngiye muranzi. Ego Filipo ati ntabwo intumwa ziti ntabwo tukuzi. Ati twereke data, ati kuko ngiye kwabwira ati kuko ngiye kuri data, ati ntabwo titwereke data biraba bihagije. Aravuga ati yemwe igihe mbanye namwe imyaka yose mbanye namwe hano, ti niko Thomas, igihe cyose mbanye namwe hano ntabwo muramenye. Ti ntabwo muramenya ko ari ise ijambo ubonye data, ubumbonye ababonye data. Bivuga ngo ijambo niryo rihishura data wa twese, niryo riduhishurira Uwiteka. Kristo muri twebwe niwe uduhishurira data. Nta muntu numwe wamenya data atamumenyeshejwe n'uwo mwana, kandi uwo mwana haye kumenya data niwe umumenya. Imana ihabwa icyubahiro. Na Samweli nawe ntabwo yari yagahishuriwe n'ijambo rye, ntabwo yari yagahishuriwe kuko ijambo ntabwo yari yagahishuriwe Uwiteka kubw'ijambo ry'Imana. Sinzi niba murimo kunyumva. Kuko Imana iyo turi muri presence y'Imana, Imana iravuga tukayumva. Ikibazo urebye, the problem is not God that speaks, the problem is the hearer. Ntabwo ikibazo ari Imana ivuga, ahubwo ikibazo nabumva. Kuko Imana yiravuga, ahubwo ikibazo abatarahishurirwa uko Imana ivuga mu ijambo ryayo nibo batazi kivuga. Baba bakeneye kumva Imana ivuga, ngivugana nabo ngo umuhanuzi yabatamuvuze akavuga ngo Imana nge ntabwo ikimvugaho. Ngo ngenga Imana ntabwo ikimvugaho. Ngo umuntu ugasanga nk'umuntu arimo kuvuga, nk'umuhanuzi ari kuvuga muri masengesho, umuhanuzi ari kuvuga yibanze ku muntu umwe gusa niwe ari kubwira. Maze yarangiza kuvuga akavuga ati ngo hari gerega duteranirijwe n'umuntu umwe gusa. Come on. Twese turi imbere y'Imana mugateranwa n'umuntu umwe gusa, mwese mwahageze. Ngo uriga ibintu bya Yesu ni ku murongo, ngo ni ku murongo, ngo nawe uri ku murongo ushobora kubura uwa gatatu. No. Kwa data nta murongo ubayo. Kwa data nasanze nta murongo ubayo. Nta bintu by'umurongo ngo bya Yesu ngo ni online. No. Nta by'umurongo, twese tuhageze turashikira turakira. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu Imana yo iravuga igihe cyose. Imana iravuga, yes, it's a highway. Yo tuhageze buri wese aragenda akagerayo uko wagenda kose ugerayo. Uragenda unyuze muri Kristo. Ntabwo ari kuvuga ngo ni ku murongo ngo uyu ni ubanje ngo tegereza ngo nawe uzakurikiraho. Ibyo ntabwo ariko biri. Nta tegereza iba mu nzu y'Imana ngo tegereza ni ibiki se biri kujyana n'iri kubanza kujya kwa praying. Ngo Imana ngira cyabinoza, ngerega ngiyo biri kuva ngo kure, ngo niho ngo biza gake ngo kuko bari byinshi, ngo rero ngo buretse ngo butegereje. Ibyo bintu Imana ikenera support ni ibi. Twebwe dufite, yes, twebwe dufite access yo twese irangana ku Mana. Igihe cyose uhagereye urakira. Imana ishimwe cyane. Ntabwo bikiri ku mashyiga, byarahiye. Ntabwo bikiri ku mashyiga, byarahiye. Ubu ahubwo tuza kwakira, tuza kwarura, tuza kurya. Imana iratwegereye. Samweli nawe uyu mwana yari ari imbere y'Imana. Imana ikavuga ariko ntiyumvaga, akajya kwita butariwe, kandi uri kumuhamagara ari hafi, ni uri kumwumva. Eri ntabwo yumvaga Imana iri guhamagara. Ntabwo yamwumva ko ntabwo yari muri presence y'Imana. Eri ntabwo yari muri presence y'Imana icyo gihe. Samweli niwe wari uhari.
niyo mpamvu uri muri presence y'Imana yumva Imana, kuko Imana yiravuga. Iyo turi kuganira n'Imana turimo gusenga turabibwira, nayo ariko iravuga iratubwira. Twabonye ko itubwira ikaduhishurira ijambo ryayo binyuze mu tukayihishurirwa binyuze mu ijambo ryayo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ntago iba kure yacu, ntago iba kure. Aho iri hose twebwe twagejwe hafi nayo. Nta nubwo noneho bisaba kugira ngo umuhanuzi bari uri hafi yayo ngatwumvire. Ngatwumvire ngo uko bimeze ngo reka njye ku muhanuzi ngandebereyo. Ni nko kujya ku mupfumu. Buriya niho njye mbitekereza hamwe bino bintu bimeze nko kujya kuraguza. Reka njye kubwira ngo umuhanuzi ngandebereyo. Wahawe amaso, you have eyes. Nawe urusika rwavuyeho ngo buri wese yirebereyo. Ibyo byari bikingira, icyari gikingirije ahera cya umwenda watabutsemo kabiri ngo buri wese arebe ubwo bwiza bwari bukingirije aho ngaho mwese. Munabwinjiremo mwese mwemerewe kwinjira ahera. Nta rubanza rugicibwaho muri mwebwe, mwemerewe kwinjira ahera, mwemerewe kujya kwireberayo, mwemerewe kwirebera ikiriyo. None ibintu byo kuvuga ngo reka njye kureba ngo umuntu ngandebereyo. No, you have eyes. Nijoro twize ko dufite that authority. Ubwo bubasha bwose natwe twarabuhawe. Tugomba natwe kwirebera. Imana ihabwa icyubahiro. Nibyo twize mu rwandiko rw'Abaheburayo. Abaheburayo mu gice cya 12. Abaheburayo igice cya 12. Nijoro niho twasomye, reka twongere twasome muri 22. Man of God iri mugoroba yahatwigishije Gerard ari kutwigisha, atwigisha uburyo ki twebwe twegereye Imana ahantu turi ahariho. Kadusome duhere ku murongo wa 22 kugira ngo tubyumve. Ngahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ngari rwo Yerusalemu yo mwijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. Ubwo ngo ahantu turi umva position turimo, aho twegere umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ngari rwo Yerusalemu yo mwijuru, naho ngaho twegereye. Ngo kandi aho ngaho kandi ngo twegera n'iteraniro ry'abamarayika batabarika, ngo n'iteraniro ry'abana b'imfura banditswe mwijuru, ngo mwegereye Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. None mu murongo wa 24 ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Amen. Mwegereye n'amaraso, ngo mwegereye n'amaraso aminjagi wavuga ibyiza kurusha yabere. Imana ihabwa icyubahiro. Umva ahantu twegerejwe twebwe. Niyo mpamvu twebwe ntabwo waba wegereye ahantu hose ngo buri umuntu kumva. Ngo nuvuga habura umuntu kumva ntabwo bishoboka. Aho hantu wegere no ntabwo ngo nukuhegera no kuvuga ngo ukuntu umuntu arangira umuntu ngo none se akarere ka Bugesera ngo siko kegeranye ngo siko kegeranye n'umujyi wa Kigali, ngo kegeranye n'intara y'umujyi wa Kigali. Oya, ntago ariko bimeze. Ahubwo ngo turi close. Ni nko kuvuga ngo nta ntera nini hari, kuko aho ngaho iyo uri kumwe n'abantu mu nzimwe niho muba musa nk'aba muri connected. Ni ikintu kimwe n'ahantu hamwe turi. Ntago ari kuvuga ngo na ahantu hava mukava hano ngo ugakomeza ukagenda ukambuka umugezi wa Nyabarongo ngo kugira ngo ugere mu ntara y'Amajyepfo. Oya, na ahantu it's a same place. Aho ngaho twegereye, aho ngaho umuhuza w'isezerano rya Yesu Kristo, ari umuhuza w'isezerano rishya ari we Yesu Kristo. Ku murongo wa 25 bavuga ngo mwirinde mutanga kumviyo ivuga. Imana ihabwa icyubahiro. Mwumve rero mwirinde kugira ngo mutanga kumva iyo ngigize gute ivuga, kuko yo iravuga. Ahubwo ikibazo ibaza ahantu waba uri. Kuba uri ahantu ukamera nka Samweli uri muri presence y'Imana, wegereye Imana, wegereye Imana ihoraho. Oh my goodness. Ngo wegereye Imana ihoraho, ngari yo mucamanza wa bose. Yari yegereye Imana kuko niho twabonye ko ari isanduku y'Imana iri, ariko ntiyabashaga kumenya umuhamagaye. None twari tuvuga ngo mwirinde mutanga kumva iyo ivuga, kuko tuzi iyo Imana iravuga. Imana ishimwe cyane. Twakomeje ku murongo ku murongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli ati
nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Imana ishimwe cyane. Aha hantu nasomye umurongo mitanu. Ubwa gatatu ntago Eli yamubwiye ngo sinjye uguhamagaye. Eli ntago yigeze amubwira ngo yewe sinjye uguhamagaye, ahubwo we yahise amenya ko ari Uwiteka ugeze gute umuhamagaye. Kubera iki Eli yahise amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana? Eli yarazi ijwi ry'Uwiteka ko yari umutambyi. Eli yari umutambyi azi ko Imana ivuga, azi ijwi ry'Imana, ariko nigeze amubwira ngo ntago ari njye uguhamagaye, ahubwo yahise abimenya ko ari iki? Yahise abimenya ko ari Uwiteka ugize gute umuhamagaye. Icyabimubwiye nuko Eli yari umutambyi. Imana ishimwe cyane. Igituma tumenya ijwi ry'Imana nuko twahindutse abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 1 ku murongo wa 6 niho havuga ngo Imana iyo ngiyi idukunda ngo ikaduha, ngo yaduhaye ngikaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se. Imana ishimwe cyane. Iyo ngiyo niyo yaduhinduye abami n'abatambyi bo mu bwami bwe. Icyatumye Eli amenya ko Uwiteka avuga nukubera ko yari umwami n'umutambyi. Uko twega tumenya ijwi ry'Imana, tumenya ko Imana ivuga kubera ko twahindutse abami n'abatambyi mu rugo rw'Imana Data. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu Eli ntago yigeze amubwira ubwa gatatu ngo sinjye guhamagaye, ngo sinjye guhamagaye, ahubwo yahise abimenya kuko yari iki? Kuko yari umutambyi. Wa mwana rero muto Samweli uri imbere y'Imana, utazi ijambo ry'Imana, utarahishurirwa Uwiteka, ntago yigeze amenya ibyo ari byo, ahubwo yakomezaga yirukanka kuri Eli. Ubwa mbere, ubwa kabiri n'ubwa gatatu ari muri presence y'Imana, arara imbere y'Imana, mu nzu y'Imana, hise kw'isezerano y'Imana iri, ariko ntago yari akamenye gutandukanya, ntago yari yagahishuriwe. Ku murongo wa 7 nuko atubwiye ngo ntago yari atarahishurirwa n'ijambo rye, ntago yari yakasobanukiwe, ntago yari ataramenya Uwiteka, ngo atarasobanukirwa n'ijambo rye. Imana ishimwe cyane. Ariko twebwe Kristo yavuze turamwumva. Iyo Imana ivuze turumva, kuko twahindutse abami n'abatambyi. Ntabwo twebwe tugishidikanya kuko turi muri presence yayo. Eli yahise abimenya, aravuga ati it's the Lord speaking to this child. Ariko kuko yari akiri umwana ataramenya ibyo ari byo kandi ari muri presence y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nababwiye ngo the problem is not the God that speaks, the problem is the hearer. Ntabwo ikibazo ari Imana ivuga kuko Imana iravuga, ahubwo ikibazo nabumva bataramenya kumva ijwi ry'Imana, bagitegereje ko ducanira abahanuzi ngo bumve. Aha, kikomereze. Noneho aramukurogamara ngo Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Aramubwira ngo niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka avuga kuko umugaragu wawe neza amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari. Praise the Lord. Umva ubwenge bw'umutambyi. Umva ubwenge nyine bw'umutambyi. Nababwiye ngo ibi byari ibishushanyo. Aha ngaho umutambyi ubyumve uwumve uwo wahindutse wowe kugira ngo bigutereshe. Umva mbese ubwenge bw'uyu mutambyi, kuko uyu mutambyi we yarazi cyane, yarazi ijwi ry'Uwiteka z'Imana. Umva umutambyi wahindutse umutambyi mu bwami bw'Imana ukuntu ameze. Arumva agahita amenya, akavuga ati yes, if the Lord speaks I hear. Ndamwumva nkatamuga nti ndahari, tell me, speak to me. Aramubwira ati nuko genda wongere uryame, ariko niyongera guhamagara umubwire ati vuga kuko ndakumva. Ku murongo wa 10 ngo maze Uwiteka araza ngo maze Uwiteka araza ahagararaho, aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli. Nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe
neza amatwi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ahangaha ubwenge bw'umutambyi bwabwiye umwana utari wakamenya ibyo ari byo kandi ari muri presence y'Imana. Arambwira ati rero niyongera kuvuga umubwire ngo ndahari, mbwira. Nuko ngaho niho yatangiye kumenya, kuko niho ntago yari yagatangiye kumva ijwi ry'Imana. Ngarangije aramubwira ati ndahari, ngaho vuga. Arabaduka atabyumva neza, nabwo ati ngaho mbwira, vuga. Kandi nubwo iki gihe yavugaga twabibonye ko ijambo ry'Imana ntago ryumvaga na buri wese. Iryo jwi ryahamagariraga Samuel ntago Eli yaryumvaga, ntago ryumvaga na buri muntu wese. Bategerezaga umuhanuzi uzababwira ibyo Uwiteka yavuze, akaba ariho atanga message y'Uwiteka yavuze. Ariko twebwe ntago bikirindira umuhanuzi, ahubwo twebwe Imana iravuga twese tukumva. Twese tuba turi muri presence yayo, yavuga rimwe tukumva. Yobu niwe wanditse Imana ivuga rimwe ngo ndetse kabiri ngo nubwo umuntu atabyitaho. Ntago ari rimwe gusa ngo cyangwa kabiri, ahubwo yihora ivuga. Niyo mpamvu kugeza imbere y'Imana ibishaka kugira ngo igufeeling with his word kuruta kugenda kuvuga ukavuga warangiza ukitahira. Mbere niko abantu byagenda, umuntu akaza imbere y'Imana agasenga akavuga akitotomba akishinja ibyaha akagira utarangiza akigendera ngo yabibwiye Imana izabikora. Ariko ntago ariko bimeze. Tukimara gusobanukirwa twebwe ko mu gusenga ari kuganira na Data, ari gusabana na Data, turayibwira nayo ikatubwira. Kandi iki tubwira, amagambo itubwira niyo meza rutani, nayo afite ubuzima, nayo afite ubugingo kuruta twebwe ibyo twaza kuyiduba tuvuga byose tukavuga cyane nta kintu na kimwe twumva. Kuko n'ubundi ibyo tuba turimo kuvuga, ibyo urimo kuvuga n'ubundi nta nubwo ari ubyivugira. Iyo usenga mu mwuka, n'umwuka niwo ugufasha kugira gute gusenga. Kuko iyo udasenga mu mwuka na mistakes ukora, ugasenga uri kwitotomba uri kwiciragura, ariko Mana ngiye ntago ndeba ngo barunaka. Ibyo ngibyo umwuka ntago yabibwira Data, ntago yabivuga kubera ko uri kwinyuraguramo. Ariko umwuka we niwe umenya icyo ukeneye, ugakominikana na Data mukabasha gusabana. Imana ishimwe cyane. Rero nitujya tugera imbere y'Imana, muri presence y'Imana, muko riho tuba, niho twirirwa, niho turara, tujye dutegereza, tujye tureka Imana ivuge, twumve. Twebwe twumve, dutega amatwi ijambo ry'Imana. Kuko twebwe iyo ivuze turabimenya. Iyo ari ijambo ry'Imana, ari Imana irimo kuvuga, turabimenya. Iyo ari ijambo ry'Imana ritugezeho, turabimenya. Bidategereje ngo reka dutegereze ngo umuhanuzi uzatureberayo ngo atubwire ngo ibijya mbere. Imana ishimwe cyane. Ntabwo twebwe twayoba nka Samuel ngo tujye kuri Eli kandi tuzi Uwiteka. Ntabwo twamera nk'umuntu kuba muri presence y'Imana ariko utumva, wakumva ijwi ry'Imana ariko ntubashe kumva ijwi ryari ryo. Muri Yohana igice cya 10, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, mu gice cyayo cya 10, Yesu arakubwira abantu ku murongo wa 26-27, umurongo wa 26 turavuga ngo ariko ntimwizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Imana ishimwe cyane. Twebwe turi abana b'Imana, turi intama zo mu cyanya cye, turamuzi, yavuze turamwumva. Imana ishimwe cyane. Ntabwo twebwe tugihubuzagurika, ahubwo twabashije kumenya kumva, tumenya gutandukanya, tumenya ijwi riri kutubwira, ijwi ritubwira iryo ari ryo. Imana ishimwe cyane. Kubera ko iyo twebwe turimo kuganira, iyo turi gusabana, turi imbere ya Data, ntago ajya ahwema kutubwira, kuko yo niyo izi byinshi kurusha twebwe ibyo tuzi, niyo izi byinshi dukeneye kuruta twebwe ibyo turimo kwisa. Kandi niyo iduhereza, niyo iduha kumenya, niyo iduha kugendera mu byayo, kugira ngo rero twebwe tubashe kugendera nuko tuyumva ivuga, kuko iratubwira. Iyo ivuze tukumva. Kristo yarakubwiye ngo ngiye intama zanjye ndazizi, nazo ziranzi. Ariko yabwiraga abana b'Abafarisayo ari kubabwira ngo nimwizera
kuko bubaye kuvuga ngo kandi imirimo nkora mu izina rya data nayo irampamya, ariko bo ntabwo babyizeraga. Igituma batize, igituma batashobora no kumva ijambo rya Kristo nuko n'ubundi atari aba Kristo. Ariko twebwe aba Kristo tubasha kumva ijambo rya Kristo, tubasha kumva Kristo wari we, tukabasha kumva uduhamagara, kuko ngiduhamagara niyo kwizera. Haleluya! Iduhamagara niyo kwizerwa, natwe rero turayizera. Ariko nimwizeye kuko mutari abo mu ntama zanjye. Abafarisayo yabwiraga ntibamwizeye ko atari abo mu ntama, ariko twebwe noneho intama za Kristo, twebwe tuzi ijwi rye, iyo avuze turamwumva. Niyo mpamvu rero turi mu gusenga tugomba kugira umwete wo kumva cyane, kumva Kristo, tukumva ijambo rye, tukumva icyo arimo kutubwira. Ahantu tuba twabonye ko tuba muri presence y'Imana, Imana iba muri twebwe, ntabwo iri kure yacu, iri muri twebwe. Handi yabaga mu nsengero, ntabwo ikiba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu, ahubwo yabonye ubuturo muri twebwe, kuko umubiri wacu, kuko imibiri yacu yahindutse insengero z'Imana. Rero bivuga ngo iri muri twebwe, iratwegereye cyane. Niyo mpamvu if God speaks we hear. Iyo Imana ivuze turumva, kandi tuzi ijwi ryayo, tuzi uko ivuga, ivugira nkuko yatubwiye ngo mbere, nkuko twabisomye mbere, ivuga ngo mbere yavugiraniraganira na basokuruza mu kanwa k'abahanuzi, mu kanwa ka Samweli. Yategerezaga ko Samweli yumva ijwi ry'Imana, yarangiza akajya kubwira Eli iby'Imana yamubwiye ko igiye kurimbura inzu ye, igiye gukora ikintu ngo gikomeye muri Isirayeli, ngo amatwi yose azayumva kuba agacura injereri. Ibyo byose yabivugiraga Samweli agiye kujya gutwara ubutumwa. Ariko twebwe twabonye ngo ijambo ry'Imana ubwo yavuganiraga mu bahanuzi, ariko twebwe noneho ngivuganirana natwe mu kanwa k'umwana wayo. Imana ishimwe cyane. Twe noneho niyo mpamvu akanwa k'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Niyo mpamvu ijambo rye turarizi, ijwi rye turarizi, Kristo yavuze turamwumva. Hari igihe ngo Yesu Kristo arakubwira abantu, kubabwira ngo, ariko abwira ati ndababwiza ukuri ko icyo gihe cyose abo Mose ntabwo ari babahaga manu yo kurya, kandi n'ubwo yanayibahaga barongeraga bagasonza. Yesu ari kubasobanurira uburyo cyari we mutsima w'ukuri. Abantu bose bamukurikiraga bose ngo bumva ibyo ari kuvuga, bumva ntabwo tutavuga ati uyu mwere kwigereranya, barigendera. Arangije areba intumwa arazibaza ngo se namwe murashaka kugenda? Petero aramubwira ati mwami, twakuvaho tukajya kuri nde? Kandi wowe ufite amagambo y'ubugingo, aya magambo uri kutubwira nde wundi twayumvana? Ko igihe cyose twabeho twumvishije ijambo, twumvishe tutigeze twumva ijambo nk'iri ngiri, ijambo ry'ubugingo. Iri jambo nk'iri ko tutigeze turyumva. Niyo mpamvu Kristo yavuze turaryoherwa tukanezerwa, kuko tuzi ko ibyo avuga byose ari iby'ubugingo. Ijwi rye turarizi. Rero Kristo najya avuga, niba tugera mu mwanya wo gusenga no kumva Imana, tujye tureka nayivuge twumve, ntabwo ari kududubiza amagambo ngo mana ukayibwira. Twize ko kujya imbere y'Imana ntabwo ari umwanya tuba tubonye wo kujya kuzana ibyifuzo byacu, ahubwo ni umwanya wo kuza kwakira. Ntabyo kuza ngo tuvuge ngo mwana ngo none ngo bino gutya na gutya na gutya. No, listen, tegereza yumve n'Imana ikubwira. Ariko tegereza wumve Imana ivuge, wumve nawe ikikubwira. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Iki gice ndimo kugisoma, icyo turimo gusoma cyo muri Samweli wa mbere, niho nabonye ko ari ingenzi kugira ngo tumenye, duhishurirwe Imana binyuze mu ijambo ryayo. Duhishurirwe Imana binyuze mu ijambo ryayo, kugira ngo hatagira undi muntu uza kutuyobya. Kristo ari kwigisha abana no kubabwira ngo umwambuzi yaje intama antanyure mu irembo ry'intama, ahubwo akurira akaza agashuka intama. Uwo nguwo nta n'ikindi kiba kimuzanye usibye kuziba no kuzibeshya no kuzica, nta kindi cyaba kimuzanye. Ariko we ngo ni umwungeri mwiza upfira intama ze. Imana ishimwe cyane ngo uko akunda intama ze ngo aremera akanazipfira. Niyo mpamvu tugomba kugira umwete wo kumva ijambo rya Kristo, tukamenya Kristo tuvuga, tukumva n'ijambo rye, kuko twebwe twahawe kumva twese, twahawe kumva ijambo rya Kristo, twahawe kumva twese. Ntabwo bikiri gutegereza umuntu uri butubwire, ntabwo bikiri, kuko n'umuhanuzi yavuze ntabwo avuga ibye, n'ubundi avuga ibyahamijwe na Yesu Kristo.
kuko ibyo twahawe ari byo guhamya Kristo binyuze ari byo Imana yamuhaye binyuze muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu twebwe ibyo duhamya ari ibya Kristo, kuko ari we twumva. Ntabwo duhamya iby'abahanuzi bavuze, kubera ko uwo bavuze twaramubonye niwe, noneho natwe tugira gute duhamye. Imana ihabwe icyubahiro. Mwakoze kumva ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Shimiye Imana kubw'ijambo twumvise muri uyu mwanya. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ngiye kwakira Mama Beatrice niba ari mu mwanya mwiza adusenyere kubw'ijambo ry'Imana twumvise muri umugisha. Mama Beatrice menya atarimo kunyumva. Babona atari mu mwanya mwiza. Imana ishimwe cyane. Reka nakire Emma. Murakoze. Amen. Ntabwo ndashobora gusenga. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze uyu mwanya. Uri mwiza, uri amahoro yacu, uri ibyiringiro byacu. Turagushimiye ko ari wowe wadutoranije. Ntabwo ari twebwe twatoranije, ntabwo ari twebwe twagushatse, ahubwo niho wadushatse, niho wadutoranije. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana, ndagushimiye ko twamaze kumva, twebwe tuzi ijwi ryawe. Iyo uvuze turakumva. Iyo uvuze turakumva. Ntabwo ari cyagiye twategerezaga, ntabwo ari cyagiye bategerezaga kumva umuhanuzi icyo avuga, akaba ariho bumva ijwi ryawe. Kubera ko umuhanuzi nawe ntiyabashaga kukumva umwuka w'Imana utamugeze atari muri presence yawe. Ariko twebwe kubera ko ariho dutuye, ariho turi, mu gukiranuka kwawe ariho turi, mu bwiza bwawe ariho dutuye, niyo mpamvu tukumva bitanatugora kukumva. Kubera kuvugana natwe buri munsi, buri kanya twumva ijwi ryawe. Nta kintu na kimwe, kuko ubuzima bwacu buba directed by you. Niweho tuyobora, niweho muyoboro wacu. Niyo mpamvu tukumva iyo uvuze, kandi turakuzi, tuzi ijwi ryawe. Tuzi gutandukanya ijwi ry'umwungeri mwiza n'iry'umurimbuzi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubwo twamaze kwakira ubutumwa bwiza, aribwo butumenyesha Kristo, butumvisha ijwi rya Kristo iryo ari ryo, tuguhaye icyubahiro. Ntabwo tukigendera muri bya bihe bya kera tubanza gutekereza ko umuhanuzi ari uzajya tureberaho, ahubwo twamenye neza, ahubwo twasobanukiwe neza ko umwungeri wacu ari we Yesu Kristo, ko tumufite ntacyo tuzakena, kandi icyo aduha we icyo ari ukuduha, we icyo mwami ari ukuduhereza. Anezezwa no gutanga no guhereza abana be. Niyo mpamvu natwe iyo tukugezeho dutega amatwi tukumva uvuga, kuko tuzi ko Kristo ari we byiringiro byacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tugire umwete wo gukomeza kumva iby'ijambo ryawe, tugire umwete wo kukumva, tugire umwete wo gusobanukirwa neza, tugire umwete wo gusobanukirwa Imana binyuze mu ijambo ryayo, kuko turushaho kuyimenya, uko turushaho kuyegera, uko turushaho kwisobanukirwa, niho turushaho natwe gusindurirwa gusa na Kristo nk'abana bayo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka buri mutima wose wumvishe ijambo komeze wakira imbaraga no guhezagirwa ku biturutse yawe mu ijuru Data, kandi amatwi yacu yongera ashingukire kongera kukumva. Twumve Data, twumve icyo tubwira, atari ukuvuga gusa Data, kuko tuzi ko mu busabane bwacu nawe icyo ubugamije ari kugira ngo uduhe, ndetse urusheho kutwagura no kumenya, dukure muri byose. Turekeraho kuba abana, ahubwo tumenye, twumve, dusobanukirwe muri byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Byose mbisabye Imana Data mbyizeye mu izina ry'umwana wawe ikunda Kristo. Urakoze. Amen. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane. Peace, uri umugisha.